Hari abantu bakunda kuba ari bonyine, usanga badakunda kuba mu gihiriri cy'abantu cyangwa ahantu hateraniye abantu benshi. Usanga kandi hari n'abandi nanone ku rundi ruhande bakunda kwibera ahantu hari abantu benshi, bisanzura byoroshye. Mbese biterwa n'iki? Bana natwe usobanukirwa imiterere y'abantu igiye itandukanye. Twifashishije igitabo cyitwa Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, cyasohotse mu mwaka wa 2012, kikaba cyaranditswe na Susan Cain ndetse n'abandi bahanga bagiye batandukanye mu bijyanye n'imitekerereze, bashyira mu byiciro bibiri abantu. Hari abantu bari mu cyiciro cyitwa introvert, hakaba n'ikindi cyiciro cyitwa extrovert. Buri muntu wese utuye kuri iyi si ashobora kwisanga muri kimwe muri ibi byiciro bibiri, uretse ko hari bake bashobora kwisanga muri ibi byiciro byombi. Aba introvert ni abantu ukunze gusanga bacecetse cyane, badakunda kuvuga iyo bari mu bandi bantu. Abantu bateye batyo bakunze guhitamo kwibera mu rugo cyangwa se bakigumira mu kazi, aho kujya mu minsi mikuru, ibirori cyangwa ahandi hantu hateraniye abantu benshi. Ahubwo aba bantu bumva kuba ari bonyine ari byo bibahaye amahoro. Bimwe mu biranga abantu bari introvert ni uko ahitamo guha umwanya wo mu muryango we, inshuti ze magara. Biragoye ko wabona umuntu uri muri iki cyiciro cya introvert ari mu birori cyangwa ubukwe. Iyo uganiriye n'aba bantu usanga ari abantu bazi gutega amatwi, bazi kumva abandi, ariko nanone bakavuga make cyane. Mbese ni abantu bavuga make bakumva cyane. Aba ari umuntu utekereza cyane mbere yo kuvuga ikintu avuga runaka. Ni umuntu ukunda gutanga ibitekerezo bye mu nyandiko kurusha mu mvugo. Mbese usanga aho kugira ngo abe yaguhamagara ngo muvugane, ahubwo yakwandikira message kuko ari byo aba yumva bimworoheye. Aba bantu kandi usanga ari abantu badakunda kurondogora cyane, bavuga ibintu bisaba gutekereza cyane, ntibakunda kuganira bavuga ku bandi bantu, bakunda kwitekerezaho cyane, ntibatinya kuba ari bonyine, ahubwo barabikunda kuko ari byo bituma bumva baguwe neza. Umuntu uri introvert kandi aba azi kwitegereza cyane kuko abona ibintu byinshi abandi batabasha kuvuga. Niyo mpamvu akunda gushyira mu gaciro, akareba kure. Niyo mpamvu kandi usanga bavumbura ibintu bigiye bitandukanye, ndetse bakunda gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye, ndetse no kwisomera ibitabo, nibyo bakunda guhamo umwanya cyane. Bamwe mu byamamare bari muri iki cyiciro twasangamo umuherwe uzwi cyane nka Bill Gates, Mahatma Gandhi, umushakashatsi Albert Einstein, uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, n'abandi batandukanye. Aba introvert kandi bagira inshuti nke cyane, ariko ubucuti bwabo bukaba bukomeye. Mbese bavamo inshuti nziza cyane, usanga kenshi ari nabo bihitiramo inshuti. Inshuti ntabwo zijya zipfa kubahitamo. Introvert ntakunda kugira urwenya, iyo avuze ikintu aba agikomeje, yagitekerejeho bihagije kandi ntatinda kubishyira mu bikorwa. Agira amagambo make ariko afite ibisobanuro, ntajya apfa kubivugira ubusa. Bakunze guhimba ibintu bishya byihariye kandi bagakora isuzuma risesuye, batanga inama nziza, za nama zizewe. Ba introvert gukorera mu itsinda si ibintu byabo kuko birabananiza cyane, ndetse bikagabanya n'umusaruro w'ibikorwa byabo. Mbese ikintu akoze ari wenyine agikora neza kurusha iyo agikoranye n'abandi. Nimba uri introvert, menya ko ari impano ikomeye, ndetse kugira umuntu udasanzwe. Si ngombwa ngo nimba ukunda kuvuga make ujye uvuga menshi kugira ngo unezeze abantu, kuko uwo uri we nyine ni uwo uri we, kandi uwo uri we nibyo bituma uba udasanzwe. Tugiye ku kindi cyiciro rero cy'aba extrovert. Aba extrovert noneho bo ni ikinyuranyo cya introvert. Ni abantu usanga bakunze gukoresha imbaraga cyane kurusha ubwenge, mu gihe introvert bakoresha ubwenge cyane kurusha imbaraga.
extrovert agira amagambo menshi kurusha ibikorwa, aravuga cyane mbese mu yandi magambo. Baba bazwi bakamenyekana. Ikintu gikunze kuranga umuntu uri extrovert ntabwo ari umuntu ukunze gutega amatwi. Icyo kikaba ari kimwe mu bintu bibaranga kitari cyiza, ndetse rimwe na rimwe bakunda guhubuka cyane. Hari igitabo cy'umusesenguzi witwa Carl Jung yavuze ko usanga abantu bari introvert imbaraga zabo ari imbere, zigakorera imbere muri bo. Amarangamutima yabo ni imbere, santima zabo ziri imbere, hanyuma extrovert we imbaraga zabo ziba ziri inyuma, amarangamutima yabo agaragara inyuma. Iyo arakayitsa bigaragaza, yaba ababaye akayira, yewe yaba yishimye agaseka. Mu gihe introvert we iyo ababaye ushobora no kutabimenya. Mbese extrovert ni wa muntu ugaragara uko ari, byoroshye kumenya kandi ubaho ubuzima bwuzuye. Abantu rero baramukunda kuko atiyoberanya. Iyo uri extrovert ukundwa mu buryo bworoshye, ubwo kumenya byorohera buri wese, imyitwarire yabo usanga idahindagurika. Ba extrovert kandi barigaragaza cyane, icyo atekereje ahita akivugira aho ngaho ukahita ukimenya. Ariko introvert we ni abantu banariza buri kintu kimwe icyo ari cyo cyose, batekereza cyane, bikaba bigoye kuba wamumenya. Icyo yakunze n'icyo yanze ntiwabasha kukimenya. Aba extrovert kandi bishimira gukorera mu matsinda y'abantu benshi, ni abantu mbese bakunda ibintu by'ibirori, ahantu hateraniye abantu benshi, ubukwe, inama. Ariko mu gihe aba introvert bo bakunda kuba ari bonyine, mbese ari ba nyamwigendaho. Urukundo rw'aba extrovert rurangwa n'imitoma myinshi n'amagambo menshi, mu gihe ba introvert ari ibikorwa byinshi, amagambo make. Aba extrovert binjira mu rukundo vuba, ariko kwemeza umuntu uri introvert biratinda. Kugira ngo ube wamwemeza rwose bisaba imbaraga zidasanzwe. Aba extrovert baravuga cyane bakumva gake, ariko introvert we yumva cyane akavuga make. Aba extrovert ni abantu beza, bitagoye kubana nabo cyangwa no guhuza nabo kuko badakunze kwihishira. Kuvugana nabo bisaba ko wikiriza buri kanya, kandi bo birabagora gutega amatwi, ndetse ibi bikaba byabagunganisha n'aba introvert. Umuntu uri extrovert iyo agize ikibazo abantu bose barakimenya. Iyo ushaka kwegukana umuntu nk'uyu bisaba kumwubaha, ndetse ukanamutega amatwi, ukamuba hafi. Mu rukundo usanga biba byiza iyo umu introvert ahuye n'umu extrovert, ariko iyo bahuye bahuje, urugero umu introvert ku wundi, usanga badapfa guhuza kuko bisaba ko umwe muri bo yigomwa cyane. Uko mu rukundo bisaba ko nimba umwe avugira hejuru, undi avugira hasi agacisha bugufi. Bivuze ko nimba umwe ahuye n'undi, umwe akunda kuvuga, undi akunda kuvuga nawe, guhuza kwabo biba bitoroshye cyane, bisaba ko umwe acisha makeya rimwe na rimwe. Mbese iyo ari babiri bahuye bari mu cyiciro kimwe, bisaba ko umwe yigomwa agacisha make kugira ngo babashe guhuza. Ibyamamare bibarizwa muri iki cyiciro dusangamo Bill Clinton, Marie Antoinette, George Bush ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mbese wowe wari uduteze amatwi, wasanze wakibarira mu kihe cyiciro? Mwakoze kubana natwe mu Nkuru Media mu cyiciro cy'utuntu n'utundi, naho ubutaha.